ikaze mu kiganiro inshuti za Vedasta Empire. Turabashuje aho muherereye hose mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'uburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Twaje rero tuje mu kiganiro cy'umuryango, ariko uyu munsi hari abo tugiye kurengera byari biri gufata indi mpera. Aha rero dufite umutumirwa muzi, umustar ukomeye, icyamumare hirya no hino, arimo arabica bigacika sha, ariko yibitseho n'ubuhanga bukomeye cyane. Ni nayo mpamvu rero twarebye tukavuga ngo iki ngiki tugiye kuvugaho ninde uri buze kukidusesengurira, iki ngiki tugiye kuvugaho ninde muntu uri buze kuduha igisubizo cyacyo, ninde muntu uri buze kutubwira icyo twakora kugira ngo iyi ngeso icike. Mark, yes, how are you? I'm fine. Urakomeye cyane? Umeze neza se? Muri uyu mujyi urabona ibintu biri kugenda neza? Kundi mu mujyi ntago igihe cyose mu mujyi ntibiba byoroshye. Bisaba gukora cyane, no gukora kenshi. Yego. Rizuba ryo uraribona naryo ntago rihagaze neza. Umuvandimwe yawe zambwira yuko ari muri Werurwe. Ubu ni muri Werurwe. Noneho ngo uzi igisobanuro cyabyo? Oya. Yewe wowe uri umwongereza kuva kera twanigana. Igisobanuro cyarwo ngo yambwiye ngo Erura ugwe, ariko regeze mbyumva ku ngo nuko uzi Kinyarwanda cyane. Ni ukuvuga ngo ni imvura ngo babwiraga ngo ni yerure igwe. Ubwo rero dufite icyizere. Yes. Dufite icyizere ko tugiye kongera tugatoha bamwe na bamwe bari bumagaye. Yego. Ariko se Mark, ngiye kukubaza nk'umuntu tuziranye, ariko mbariza abanyarwanda cyangwa mbariza n'abandi baduteze amatwi. Yego. Uri umusore, uri umugabo, njyewe ndabizi, ariko bwira abaduteze amatwi, tubwire stati zawe. Tubwire ngo bimeze bite, abakobwa bashobora kuba bakiri hariya ukuntu babe bagira gute, bagusunikira n'aka message nyabo, cyangwa se ubabwire nimba waramaze gufatwa baragufashe, tubwire dusobanure. Ubwo se nangira simbizi ariko je suis ndahari. Uri single? Yes. Single? Uyu muvandimwe rero no kuvuga ngo muri kubona twabatumiriye, mu busanzwe ni umusitari, akora ibiganiro byinshi cyane ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko mu buzima busanzwe ni umuvandimwe twariganye, ari na chef wanjye. Yes. Yari kibamba yaricaga agakiza mu ishuri. Ariko uyu munsi rero n'ubundi ni kibamba mu buzima busanzwe, ahantu ari hose arubashywe pe. Arubashywe, niyo mpamvu namubazaniye. Sinzi ahantu ajya aboneka, nimba ari ngombwa kuba yahatubwira. Vedasta Empire ndamwemereye yakwamamaza. Okay, je nitwa Mark Avaya. Yes, Mark Avaya. Yes, mfite channel yanjye ibiriho indirimbo gusa, ariko n'umuhanzi. Ibiriho indirimbo uzasangaho bayita Mark Avaya n'ubundi. Mark Avaya. Ariko ubusanzwe nanone uzakunda kunsanga cyane aho nkorera akazi. Aho ukorera akazi ni kuri Inside Rwanda, umuntu wese cyangwa ku Rugendo Online TV. Yego. Izo ni channel zikomeye cyane muri iki gihugu, zikomeye cyane, ushobora gusangaho ibintu by'ubwenge byose. Nawe rero cyangwa se kuri Rwanda Gospel Show. Aho ngaho akora icyamamarera. Zizoca n'ukuntu zanditse zina muri iki gihugu, ariko yawe nawe ntiyoroshye. Zivuga ukajya kure y'iyi Vedasta Empire. Vedasta Empire ni channel y'umuryango. Gusa ikindi bagomba gukora cyane kirenze
burya gufasha umuntu si ugufata amafaranga yakure mu mufuko yamuhe. Iyo turi hano tuba turi mu kazi ariko turi kubashyitsaho n'amakuru atandukanye. Gukora subscribe ugakora share araba cyane cyane araba ari mu Rwanda araba diaspora bagomba kudufasha icyo gikorwa kuko niyo nkunga yanyu tuba dukeneye cyane. Mwunganiye gukora kuri subscribe nta kiguzi kirimo, nta butunzi uri buze gusohora. Inshuti iduteze amatwi, abantu bose mudukurikira, yaba ari abakoze subscribe turabashimiye, abatarayikora nabo mugerageze muyikore, mukore sharing, musharing ibiganiro byacu ku nshuti zanyu n'abavandimwe, ndetse mukore comment mu biganiro byacu tujye tumenya ibyo inama tubaha buryo kimuzakira. Ikindi kandi rero umuvandimwe tugiye kuganira, hari ibintu byambereye agatereranzamba Macvaya. Ibintu byambereye agatereranzamba, hari byinshi mba mfiteho ubumenyi ku bijyanye n'imibanire y'abashakanye, ariko impamvu twagutumiye ni ku kintu twabonye ko nta wundi muntu ubize, nta wundi muntu ubisobanukiwe neza. Turareba tuvuga ngo reka dutumire inararibonye, dutumire Macvaya aze adukorere iyo bwabaga, asobanurire abanyarwanda, asobanurire n'abandi bari hanze y'igihugu ni ukubera iki abantu bashakanye cyangwa bamwe mu muryango bari gutanga ibitambo ku bana babo cyangwa se ku bavandimwe babo cyangwa se ku babyeyi babo kugira ngo babone ubutunzi. Urakoze cyane. Ese bundi babikora gute, babigenza gute kugira ngo ko twebwe tubyumva gutyo ngo umuntu ashobora kujya ikuzimu cyangwa umuntu ashobora kujya muri eliminator, niko bavuga? Eliminator cyangwa Framason. Ni ukuvuga ngo rero turabizi neza impamvu twagutumiye no kubifiteho ubumenyi, twagira ngo utubwirire abaduteze amatwi n'abadukurikira babigenza bate. Ese ni iyihe mpamvu iri gutuma abantu batanga ibitambo by'abavandimwe n'inshuti n'ababyeyi babo kugira ngo babone amafaranga? Ibyo murakoze cyane. Ibi ni ibintu bisaba gukurikirana n'ubwenge cyane cyangwa se ugatekereza cyane. Kuvuga ngo warumbaje kuri Framason cyangwa se Illuminati. Ese abantu bari gutanga abana, abantu bari gutanga ababyeyi, abantu bari gutanga abavandimwe, cyane cyane ko gutanga umuntu ukunda, nge simbizi urabidusobanurira neza, kugira ngo ubone ubutunzi, kugira ngo wamamare. Wabitubwira ariko ntago ndi gushaka ko nzabijyamo ngo namamare. Okay, sava. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri abantu bajya bitiranya. Ubundi Framason cyangwa Illuminati, ntabwo umuntu wagiye muri Illuminati aba yagiye gutamba. Icyo kintu abantu bajye bagisobanukirwa. Kuvuga ngo dufite sije ebyiri. Tugiye wambajije ku kintu cyerekeranye n'igitambo cy'amaraso, ku bitambo cy'amaraso by'abantu ngo bajye kuzimu, kugira ngo bambaza na Framason cyangwa se Illuminati. Ubwo twebwe kubera ko tutabisobanukiye dushobora kubyitiranya. Ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Bishatse kuvuga ngo Framason cyangwa se Illuminati iriya ni imiryango. Iriya ni imiryango y'abantu baba miliyoneri cyangwa se babaherwe babakire bakize bagezeyo. Iriya miryango rero ukuntu ihagaze ni imiryango wagereranya nk'uko ushobora kuvuga ngo Eglise Catholique cyangwa se Eglise Protestant, ariko ijyamo abantu wavuga nko ari nk'ikibina kwa nkari nk'ikibina abantu bihuza bakajya hamwe. Yego, kuko hariya ni ahantu hadapfa kujya umuntu wese ubonetse. Ni ahantu hajya umuntu ufite ni nk'itorero kwa, ariko ryakira bitewe n'ibyo ryo rishaka. Kuko bibaye gutyo abantu bose baba baragiyeyo. Aho ngaho kubera iki nkuce mu ijambo, kubera iki icyo kimina gihari kandi kandi nabo ubona bagikeneye bahari ari benshi, twagira ngo dusobanurire bisaba iki kugira ngo kijyemo?
hariya ikintu cya mbere kujyamo ni ukuba ufite icyo bita amafaranga cyangwa se ubutunzi. n'ubundi nta muntu uri bujye adafite amafaranga. Yego, noneho wowe ni nka kwa kundi bashobora kukubwira ngo niba uzajya gukora wenda muri Skol, uruganda rwa Skol, hari brande zabo bazaguhereza kugira ngo wamamaze, sibyo? Ni akazi baba baguhaye. Ariko hariya impamvu rega bakunze kuvuga ko Illuminati cyangwa Framason ijyamo ikorerwamo ibintu bya fetish cyangwa se sobanurira neza by'uburozi, yego, ntabwo ahanini ariko bimeze. Ushobora kujya muri Framason cyangwa Illuminati, ariko nyuma ya Illuminati n'urugero bashobora kubwira kugira ngo winjire muri uyu muryango uratangamo $1,000,000 y'idolari. Ya $1,000,000 wowe uyitanze urayiha nde? urayiha umuryango. Iyo ugiye mu kibina hari ubushinzwe kwakira amafaranga, ujya muri icyo kibina, ujya muri uwo muryango kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nuhura n'ikibazo, kuko buri mwaka cyangwa buri gihe runaka hari amafaranga umuntu uri muri Framason cyangwa Illuminati agira gute adepoza, yego, kugira ngo nuhura n'ikibazo runaka bazabashe kuba bagufasha. none Mark, njyewe ndi kwibaza, njyewe uyu munsi mfite miliyoni yanjye umbwiye, yego, ndashaka kujyamo, ndazidepoza hehe? Ese icyicaro kiba hehe? Ese bakorera hehe? mu kihe gihugu? Tusobanure, mu gihugu hose baba bafitemo icyicaro cyangwa ni igihugu runaka cyangwa se si no mu isi? Ni ukuvuga ngo iyo ugiye hanze y'igihugu nko muri Tanzania cyangwa muri Kenya cyangwa se no muri Kongo, mu bindi bihugu byamaze gutera imbere, kuko ubundi uzasanga Illuminati uzakunda kumva bayizanamo abaroma cyane, yego, urumva, usange irimo abahanzi benshi, usange irimo abandi bantu batandukanye byamamare. Kuvuga ngo hari ahantu ni umuryango wabo bibumbiyemo, ariko nyirizina impamvu bakunda kuvuga kuri ya muryango wabo ari umuryango ukorana na esprit satanique, ni ibintu n'ibimenyetso ukoresha. Ariko nyirizina iyo wowe nyuma y'uriya muryango ushobora kuba urimo cyangwa se ushobora kuba usenga mu rusengero runaka, ariko urwo rusengero ukaruvamo ukajya gushaka izindi mbaraga zindi, ariko zitari hahandi uvuye. Noneho iyo bivanze bakabona hari ukundi kuntu byagenze, wateye imbere birenze, bahita babyitirira Framason cyangwa Illuminati. Ariko hari uzasangamo abantu biyubashye b'agaciro bakomeye cyane. Ubundi intego ya Illuminati ni iyi? Ni nk'uko wavuga ngo intego y'abanyagatulika cyangwa se y'abaporoni ni ukwamamaza inkuru yabo no kwemera, ni ukwemera ibyabo no kubyamamaza. Yego, nk'uko wemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nta kindi ukora, utangira ivugabutumwa. muri makeya umpaye urugero ku madini, yego, baramamaza umwami Yesu n'umwami n'umukiza wabo, bakamamaza Imana, bakavugamo ijambo ry'Imana, bagasenga. By'umwihariko igikorwa nyamukuru cya Illuminati ni ikihe? Igikorwa cyabo kibamamaza, igikorwa cyabo ni ukwamamaza ibyo bakora, kuko ibyo bakora babikorera ku isi, yego, ariko bakaba bafite ibindi bintu byabo bwite by'umwihariko bakora. Hari ikintu bita ubwiru ni ibintu bagira ibanga. Ibyo rero ni ibintu nyine bigenda bisa nkaho nabyita ngo iki, ni urareba hari ikintu bita no kuvuga ngo nimba ikintu kigize ubwiru, nuko ushaka ko harimo abantu batakimenya, kimenywa na ba nyiracyo bakiziranyeho. Kandi uzasanga bari abantu bakundirana, buriya barakundana cyane. Ngweruka mu kiganiro, sinzi nimba ari Urugendo Online TV, wari uri gutanga kiriya gihe Chameleone kiriya gihe yari amaze igihe mu bitaro, akagera ahantu habi cyane. Wagiye utwereka iriya ndirimbo ni Kibo,
ni tubonge tubonge ugenda utwereka uburyo ki byagenze uburyo ki buri akamiliyoni aba afite amasezerano isaha n'isaha y'ibintu bishobora kuzadogera ku buzima bwiwe ariko se nkibaza arajyamo kubera iki ko amafaranga twasanze yafite ikibazo kiba kiriho hari ikintu iyo wamaze kugera kuri ruriya ubundi natangiye nkubwira ngo uraza gutandukanya Illuminati n'izindi mbaraga ni ukuvuga ngo hariya habarirwamo abantu bafite izina kuri iyi si yacu y'abazima turimo yego ntabwo uzasangamo kuko ntiwajya gusangamo umuntu udafite izina mo hariya abo uzumva babamo ni abantu uzasanga bafite izina rikomeye cyane muri uyu mubumbe wacu birumvikana yego ariko ushobora ubundi hari ibintu bibiri hari ikintu bita abamarabu lemarabu ni abantu b'abarozi aricyo kiganiro turi buze kujyamo ku cyerekeranye na kiriya cyo gutamba cya monde de ténèbres monde de ténèbres bisobanuye isi y'umwijima ibyo bitandukanye na Illuminati biratandukanye cyane buriya rero njyewe uburyo nagutumiyemo nabihujije kuko ntabizi ariko ni ukuvuga ngo urumva ugiye kubidutandukanyiriza Eliminator ndetse n'uburyo ki bagenda batambamo abantu mu myuka y'imyijima cyangwa mu isi y'umwijima ni ukuvuga ngo rero reka tubwire abadukurikiranye bose mugerageze mutega amatwi kugeza iki kiganiro kirangiye maze utarakora kuri subscribe ayikoreho kugira ngo azaze abona n'ibindi biganiro tuzategura tukamushyiriraho ariko wowe udukurikiye wowe uduteze amatwi kurikira Macfire agusobanurire itandukaniro ry'ibyo bintu ni ukuvuga ngo iyo uri muri Illuminati burya nta muryango burya n'itorero nta muryango utagira ibitambo ariko mu buryo bubiri butandukanye yego ni ukuvuga ngo iyo ukurikiranye amateka yagiye abaho mbere yo kuza kwa Illuminati cyangwa se no kuza kwa ibyo byose turimo turavuga ese Mark nkuce mu ijambo kuza kwa Illuminator byaturutse hehe yaba yaraturutse hehe iyo witegereje ukareba ni nk'uko abantu bicara bakavuga ngo reka dufonde ikimina ni umuryango cyangwa umuryango ni umuryango nk'uko ngukumva ngo Kiliziya Gatolika cyangwa abayisilamu cyangwa abaprotesta ni umuryango wo wiyeguye kuri ibyo bintu byose ubona by'abantu babemeramana wo washatse kugaragaza ko uri opposition ku myemerere ya Gikristo ariko akaba ari umuryango nanone mu mpande ukurikira ukareba ugasanga ari umuryango ukunda gukoresha icyo bita sacrifice ibitambo by'amaraso ariko ni mu buryo atari nka bwa bundi nyine bw'abarozi gutyo mva ngo ni abarozi kuko umurozi ni nka bya bindi twumva ngo abapfumu ngo bagiye gutya na gutya n'iki biriya biratandukanye uriya ni umuryango ujyamo abantu bafite icyo bashoyemo kandi bafite icyo bagomba gukenera yego noneho twagaruka kuri bya bindi warimo urambaza ngo ku ndirimbo ngo ya Chameleone ni ukuvuga ngo hari urugero rwo kwamama rugeramo urwo rugero rumaze kurugeramo hari izindi mbaraga zindi ubundi iyo urimo urarya ukumva ibiryo biraryoshye ariko ukaza kugeraho ukumva ukumva urahaze noneho urareba twagiye dukunda gukurikirana cyane ubundi abantu baba cyane cyane b'abahanzi bibera muri Illuminati bakunda iyo ubona baririmba buriya bakunda kuririmba indirimbo bahimba indirimbo ariko script ziba zitandukanye ziba zirimo script ni nk'amashusho amashusho y'ibyo baririmba simwe muyitegurira uzasanga cyane nko muri Amerika abantu baba muri Illuminati cyangwa se no muri East Africa cyangwa se no muri Afrika iyo urimo urategura indirimbo urayitegura ariko amashusho uzasanga kenshi atari uyitegurira
baguhereza amashusho ko ndaguha urugero uraza gufata nko kwa kwiriya ndirimbo ya Zucu ufate iriya ndirimbo ya Michael Jackson yakozwe 96 inyinshi wongera ugarure kwiriya ndirimbo bita Tubonge ya Chameleone uzasanga amashusho aramwe kugira ngo maka kugira ngo abantu babyumve neza iriya ndirimbo bashobora kuba bayibreba ariko ntibamenye ngo ni kugira ngo twinjire muri icyo kintu neza bashobora kuba bayireba bakabona uriya mukobwa arinjira mu rusengero bakabona Chameleone ameze nk'umuntu uri kuramya Imana uri gusenga Imana biriya bintu kandi ukabona nanone inumira mu manukiye mbese ukabona ni imyuka mibi ni iby'Imana ni ibintu bivangavanze ese basobanurire njyewe hoho basobanurire ubabwire mbese ni ukubera iki biriya bintu byabayeho ni ukubera iki biriya bintu Chameleone akora ari amashusho y'iriya ndirimbo yabikoze ese amagambo ari muri iriya ndirimbo abantu tutumva igiswahili niyo ari muri biriya bikorwa baba batwereka ni ukuvuga ngo ku muntu uzi kureba gusa icyo ndi buze kukubwira ku bantu badukurikiranye ku cyerekeranye na Illuminati cyangwa se Framason muri comment burya tugenda dufashanya mu kumva ibitekerezo uko mbyumva sikunda byumva cyangwa uko mbibona cyangwa ubumenyi bifiteho hari undi ufite ubumenyi bwisumbuye kubya yego ariko njye ibyo nkubwira ni ibintu bishoboye kuba wenda uzi yego ubizi nk'umuntu wabibayemo ubizi nk'umuntu wabisomyemo icyo ni ikiganiro tuzafata yego noneho ku cyerekeranye n'iriya ndirimbo ubundi ubuzima bwa Chameleone ubugereranya n'ubuzima bwa Papa Wemba uriya waguye ku rubyiniro yego uriya we urupfu rwe we yari yaruvuze mbere y'uko biba nta nubwo byageze bitungura abakongomani yego ariko mbere y'uko agenda yavuze urupfu rwe nanjye wamukurikiranaga ariko biriya bintu nari mbizi kazagwa ahubwo twatunguwe no kubona bibaye yari yarabitangaje yuko azagwa ku rubyiniro urakoze cyane njye ibyo rero byabaye ngende Kinshasa kuko ngende mu bantu banamushyinguyeho icyo gihe nari ndi Kinshasa muri za 2017 hafi aho ngaho urumva rero bishatse kuvuga ngo iki bari abantu baba muri ibyo bice bya Illuminati impfu zaba kenshi bajya bakunda kuzimenya bo bahita bazimenya mbere urareba iriya ndirimbo ukuntu yatangiye uyitangiye ukayirangiza iriya Tubonge ya Chameleone irimo ibihe bye uko muri iriya minsi byari bimeze n'uburyo yafashwemo nibyo nari amashusho y'iriya ndirimbo urumva ni ukuvuga ngo nkanjye wamukurikiranaga aho yari ari kwivuriza mu bitaro kuba wafata za clip ya video aho yari ari mu bitaro bamucometse ibyuma ugahita ufata ya video ugahita uyifata naho yari ari ushobora nko kugira ngo ese koko Chameleone ibi bintu bimubayeho byari byaramubayeho biriya njyewe ni ibintu buri urareba mu Rwanda abantu benshi bakunda kureba bakishima bakumva n'indirimbo bakishima bakaryoherwa ko ntubashe kumenya ese ni ibici biri kubaho kuvuga ngo iriya yari iminsi ye ya nyuma yari ari kwerekana muri iriya ndirimbo azabaho yego kuko iriya wakunze kumubona mu kagare yari ari mu kagare bamujyanye bamushyize na bya bintu na ibibomboni mu mazuru noneho yarwaye aho ngaho byanyabyo narabibonye banamukura mu modoka yamuvanye i Kampala imujyana muri Amerika ni ukuvuga ngo yijugunya ava mu modoka ntiyagenda abamutereye agatanda hano ubundi ava mu modoka yari yambaye ikintu cy'igipira cy'umutuku nuko baragenda bahita bamucomeka ibibomboni ni ukuvuga ngo biriya bihe bari baramweretse uburyo iherezo rye rizagenda kuvuga ngo Chameleone buriya buzima yabayemo cyangwa se impact hari ikintu bita impact cyangwa se ingaruka impact ni ikintu cyateye ikindi impact ni igihango ni ukuvuga ngo nkuranye nawe impact tuba kwa kundi kera banywanaga
bafataga akavumu ni nk'igihango kwa bafataga akavumu mwe yafataga akavumu akavumu akababi k'akavumu agakata akikata agatonyangirizaho amaraso yarangiza n'undi agafata akavumu akikata akatonyangirizaho amaraso bagakora exchange bagahinduranya umwe agahitanywa amaraso y'undi n'undi agahitanywa amaraso y'undi ashaka kuvuga yuko ari nk'uko nicyo bita impact kunywana yego kunywana ni ukuvuga ngo Chameleone akimara kuririmba iriya ndirimbo yari ari kwerekana ibihe bye bya nyuma urabona ko iriya ndirimbo itangira kuba ari kuyikurikirana cyangwa baza kuyireba itangira ari abantu hari umuntu umwe ariwe Chameleone atangira ku rusengero urabona yatangiriye hanze noneho atangira kuririmba agitangira kuririmba haciyemo akanya yarahindukiye sinzi ukuntu yarebye abona ko igihe gishobora kuba cyamutaye cyuko uwo yari ari gushaka ashobora kuba yahageze yarwanye yinjira mu rusengero mu kwinjira mu rusengero ariko wibuke ko hari inuma hari inuma y'umweru yatangiriye Chameleone kugira ngo ntiyinjire mu rusengero ariko Chameleone we arwanya yinjira mu rusengero aranga arinjira ariko mo imbere hari harimo yaragiye yasanzemo umukobwa yaje nyuma yaje mbere we yamusanzemo Chameleone yamusanzemo ariko mu kumusangamo nawe ntabwo yari arimo aramubona neza yabonaga ntiyamubonaga neza kuko yamwingingaga amubwira n'icyo ndirimbo isobanuye yamwingingaga amubwira ngo buri kimwe cyose ushaka nzakiguha nzakwereka umuryango nzaguha umuryango wanjye nguha abana banjye nguhe buri kimwe cyose ariko ikibazo ni uko ngerageza kugushaka nkakubura ari kuri Facebook no kuri Twitter sinkubona ese nzakubona gute ese ukibaza bishoboka gute ko umuntu nk'uri yashobora gukunda umuntu utagaragara kuri izo mbuga zose none Makivaya abatabizi ko bashobora kuba bagira ngo ni umuntu yatomoraga urabisobanuriraho gute kuri ayo magambo yagiye amubwira uriya mukobwa urabitandukanya gute n'amagambo y'umuntu ukunda undi cyangwa se n'umuntu uri mu gukoreshwa n'indi myuka ntabwo ushobora kuba ukunda umuntu yaba amukunda yari gufata wenda atuye nk'ahantu runaka yari gutega indege cyangwa se agatega imodoka akajya kumureba none tukamubona mu buryo nk'uko twicaye nyine atari kwakunda ubundi uriya mukobwa yashushanyaga ishitani cyangwa idayimoni ikomeye bari baragiranye amasezerano y'uburyo bagomba kubanamo kuko wa mukobwa kuko ntiyagaragaraga nawe iyo umureba wabonaga Chameleone yaramwikangaga abantu batazi iyo ndirimbo reba winjiye mu nzu itabona harimo umuntu hari ukuntu umurora ukamurora icyezi niko ibyo bintu bimeze muri iyo ndirimbo noneho igihe rero cyaje kugera ku byo bumvikanye kuko uriya mukobwa ubundi we yari yarabwiye Chameleone yuko bagomba kubana bya nyabyo nk'umugore n'umugabo ariko mu isi y'umwijima atamuzi noneho kugira ngo amubone neza babane bagombaga kubanza kugenda bagakora iriya mariage buriya bukwe mu rusengero noneho bakava mwa ruriya rusengero berekeza aho bagomba kuba buriya bari bagiye gukora ubukwe ari babiri bonyine ntabwo bari babiri bonyine hari inuma y'umukara iriya numa y'umukara ikishushanya wabonaga ko yarimo iragendagenda ku mpande ikurikirana wa mugore ahantu ari iriya numa ni inuma ikoreshwa mu buryo bw'imyuka mibi inuma y'umukara cyangwa se hari amafarashi y'imikara uzakunda kuyabona cyane cyane mu ndirimbo z'abantu bamaze kugerayo uzabona amafarashi y'umukara n'ibindi binyamaswa by'umukara bindi bakunda gukora ni ibintu biba bisimboliza imyuka mibi cyangwa se bikoreshwa kugira ngo ya myuka mibi bizemo none Maka nyirizina twari tugize ngo abanyarwanda n'abadukurikirana ubabwire babashe kumva umuntu ukorana na Eliminator bimwe mu bintu bimuranga twari tubashije kubanza kwinjira mu mikorere yabo mu migirire yabo noneho twebwe nyirizina twashakaga kumenya ubwo abantu batwumvishije neza niba byandika muri commentaire nzongera nkutumire ubyimbikemo neza ubijyemo neza nkuko bizi yuko
twari turi kugira ngo tube nk'abantu bashishuriraho gatoya cyangwa se twabwira abadukurikiranye Elimineta na bamwe bayikoreramo n'ikintu dushobora gushingiraho tuvuga ko bayikoreramo bayigiyemo nuko bashobora kuba bakora ibikorwa by'indirimbo bakaba bajya baririmba ibintu ariko amashusho ntibahabwe uburenganzira bwo kuyikorera kugira ngo ba nyiri bwite babashe gutambutsamo ubutumwa bwabo. Rero twebwe twari tugize ngo udutandukanyirize Elimineta cyangwa se Elimineta na bariya abantu bandi batanga ibitambo kugira ngo babone amafaranga. Babitanga hehe ko wari umaze kutubwira yuko atari muri Elimineta, bigenda gute? Ese ubundi umuntu abibona mu zihe nyungu? Ibyo bintu by'ibitambo byahozeho kuva kera. Buri uzakurikirana uzasanga no kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe n'amaraso ya Yesu Kristo habanje kubamo igitambo. Habayeho igitambo. Yesu Kristo yaramanutse aradutambira aritamba cy'umwana w'umuntu. Ikindi kandi ba Abrahamu babagaho mu buzima bwo gutamba. Yego. Dore yuko Bibiliya itubwira ko hari igihe Abrahamu yari agiye gutamba Isaka, Uwiteka Imana ikamuha umwana w'intama. Abadukurikiye icyo nicyo bita gutamba, agiye kudusobanurira bigenda gute iyo umuntu agiye gutamba umwana we, bigenda gute iyo umuntu agiye gutamba umugore we, bigenda gute iyo umuntu agiye gutamba mama wiwe. Biriya ntabwo ushobora kuvuga ngo iyo wagiye muri bariya ba marabu batandukanye na biriya bya Eliminati. Ubwo tugiye ku gice cya marabu. Cyabariya abantu bakoresha iriya myuka y'amashitani we yamanukiye mu irimbi rya Remera, ngo yamanukiye mu ruzi, yataye igi mu ruzi. Ubwo urumva of course umuntu udukurikiranye ubwo buryo butandukanye na Elimineta cyane rwose. Ubwo rero uwo muntu hari ibihango aba yaragiranye inabo yagiye gushaka abo bamarabu cyangwa se abo barozi runaka, none bakamuhereza condition, bakakubwira ati wenda ni ibintu rimwe na rimwe uzakunda kubona hari aba boss cyane bafite abana, navuga yuko wenda bari aho ngaho babaye ibijunjame, babaye ibigoryi, kandi ugasanga babana mbese imbere nta buzima bafite. Ariko ugasanga babana nibo bitaweho neza cyane kurusha abandi bana bo mu rugo. Buriya bitabwaho neza cyane kuko nibo baba bakesha bwa butunzi. Kuvuga ngo abavuga ngo bamanukiye mu marimbi, kiriya ni ikimenyetso, iriya ni sinye. Hari igihe kimwe kanga urugero rwa hafi, hari umugore wakundaga gusenga cyane. Uwo mugore akunda gusenga cyane, rimwe hari umugore wajyaga ikuzimu. Ariko ikuzimu, hagati yaho tubusobanurire neza, ikuzimu iyo umuntu avuze ngo runaka gikuzimu abavuze iki? Abashatse kuvuga ko hari ni mu yindi myuka nyine abagiyemo. Ashobora kutajya ikuzimu nka kwa kundi uvuga ngo yaje, kuko nta muntu uzi ikuzimu. Nta muntu uraje ikuzimu aza tubwire ngo yagiye ikuzimu. Alice ntiyagiye se? Okay, sava. We buriya afite uko yahabonye, ariko ubu aka kanya twe babiri tuvugana nta wari wajyayo kugira ngo ikuzimu hameze gutya. Ahubwo ikuzimu ushobora kuhajyamo wicaye no mu nzu yawe, uri kwevoka cyangwa se uri guprovoka ya myuka mibi, kugira ngo bitewe n'amasezerano mwagiranye nayo, bitewe n'ubutunzi ushaka. Burya cya gihe ushobora kuvuga ngo uri kuzimu. N'umuntu nawe uri gusenga yagiye mu mwuka, burya ntabakiri ku isi, bari mu ijuru. Bari mu ijuru kandi abakiri ku isi. Sibyo? Ubwo nibwo buryo abadukurikiye mwumve uburyo ki umuntu ajya ikuzimu. Ntago bacukura ubutaka, ntago aca mu mazi, ntago aca mu irimbi, ahubwo ni esprit icyo bita meditation. Agenda mu cyumba akamedita, ubundi roho ikagenda, roho yawe ikava
mu byo wari urimo ahubwo ukayerekeza mu byo ushaka. Abo rero ni ukuvuga ngo ibitambo byabo mu by'ukuri ntitubihakana. Ibyo bitambo biratangwa kandi ntabwo ari nawe wihitiramo uwo uri butambe. Bo ubwabo baguhitiramo. Ushobora gutanga nyoko bakamwanga, ushobora gutanga iso bakamwanga, bakubwira ati turashaka uriya mwana wawe, cyangwa se turashaka urubyaro rwawe. Ibyo bashaka wowe nibyo ubaha kuko nabo baguha ibyo ushaka. None se McVia, ushingiye ku bumenyi bifiteho, sobanurira abadukurikiranye, ese bagendera kuki baguhitiramo uwo bari butware cyangwa se uri butangeho ibitambo? Buriya nawe ubwawe ugiye kurya inyama cyangwa se ugiye kugura itungo, urabanza ukareba iryo tungo ugiye kugura. Se ntabwo ujya ubona abajya kugura ihene kubanza bakayifata mu mugongo, barayifata mu mugongo, bakumva ngo ko yuzuye, bumva ko yuzuye, bakagenda bakandakanda ahantu hose. Na avoka nawe ugiye kuyigura urabanza ukumva ko ihiye, cyangwa se bakaguha eshantiyo yayo ukumva ukuntu imeze. Nabo kuko ibyo baba bakeneye, ibyo uba ukeneye babiguha nk'uko bishaka, nabo bagusaba ibyo bashaka bumva bibashimishije. Ntabwo ari buri kintu cyose uzajya kubaha ngo bacyemere. Ngo ni ukuvuga ngo nibo babishaka, ntabwo ari abo nibo babishaka, si wowe, nibo babishaka. Noneho tugana ku musozo bitewe n'igihe dufite, Mark, aba bantu bari mu nzira zo gutekereza ku gutamba abana cyangwa gutamba ababyeyi babo kugira ngo babone amafaranga, urababwira icyo, urabagiriye ihe nama? Nge nta nama yindi. Burya ikintu ufitemo inyungu, sibyo, kigufitiye umumaro, uragikora. Abaye nta nyungu abifitemo, yabireka, kuko ni ibintu biri hereditere, ni ibintu bijya bituruka mu miryango. Ni ibintu bituruka mu miryango. Hakabaho n'abandi barozi nabo baroga abantu gusa nyine, kuko nyine uyumva bakaroga abantu bagapfa gusa, ukumva ko utaroza umuntu apfe muri wowe utakumva utuje. Uwo rero nta n'inyungu aba bifitemo, ni ukwica gusa, ariko bya bindi biri aho bidafite umusaruro. Ariko uwumva kuba yatamba umwana we cyangwa se agatamba ikindi kintu abifitemo inyungu, yabikora. Abonye ko nta nyungu abifitemo, yabireka. Ngayo nguko rero McVia, ibyo inama atugiriye n'ubusobanuro aduhaye, nari namubatumiriye kugira ngo akureho urujijo ku bantu bari bafite ibibazo kuri ibyo bintu byombi babihuza. Niyo mpamvu rero dushimiye McVia, mu nshuti y'akadasohoka, yaba ari mu buzima busanzwe, yaba ari mu byo n'iby'akazi dukora, yitanze. Turagushimiye McVia. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ije iguha umugisha kandi izaguha umukobwa mwiza cyane, umukobwa ukubereye. Nk'uko bizi yuko Vedaste Empire dukora ibiganiro by'umuryango, turashaka kuzakubona mu bindi bihe uri kutwereka madamu. Asante sana. Nukuri turagushimiye bituvuye ku mutima. Nabariya rero baduteze amatwi badukurikiranye bareba video zacu, baragushimiye, ndabizi ko ari inshuti zacu, ikimvuyemo nicyo kibavamo. Nukuri turabashimiye baduteze amatwi, abadukurikiranye kuri ino video. Mukore kuri subscribe abatari bayikoraho kugira ngo mujye mwibonera ibiganiro biryoshye nk'ibi ngibi, ibiganiro by'umuryango, ibiganiro birengera umuryango, birengera umwana, birengera umugore, birengera umugabo, maze mubashe kubaho neza muri kumwe na Vedaste Empire. Ciao ciao. Murakoze cyane.